ibihe byiza kuri wowe kandi subscribe kuri PD Media. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nabonye abantu benshi bambaza ku kintu kijyanye na copyright, mugenda mubona copyright ku ma YouTube channel yanyu, ariko nimusobanukirwe. Copyright ziri mu moko atatu. Hari ubwoko bwa mbere bwa copyright ushobora kubana nayo ukazarinda uba monetize iyo copyright ukifite nigire ikibazo gutera. Hakaba na copyright ya kabiri ushobora ku applyinga video yawe nuyisibe uka-applyinga copyright ikavaho muri video yawe ukayitunga na copyright ifite. Hakaba n'ubwoko bwa gatatu bwa copyright mbi cyane, ari nayo ngiye kubigisha uyu munsi. Ngiye kubereka uburyo ki uhandoringa ikibazo cyayo. Iyo copyright iguteza ibibazo bimeze gute. Iyo urecevinze iyo copyright nago bahita bagutera strike kuri YouTube channel yawe, baguhereza igihe runaka cyo kuba iyo copyright ukoze bino ngiye kukwereka muri iyi video. Mu gihe utarabikora, icyo gihe iyo kigeze utarabikora baguhereza ndakeka ari iminsi 7. Iyo kigeze utarabikora bahita bagutera strike kuri YouTube channel yawe. Iyo strike umara iminsi 7 utabasha ku uploadinga, utabasha kujya live n'ibindi bikorwa bikorerwa kuri YouTube. Iyo wongeye ukagira umwaka iyo copyright waka-uploading indi video ugasanga hariho copyright imeze nk'iyo ngiyo ya gatatu tugiye kurebaho, barongera bakagukubita strike ya kabiri. Wazongera wagira umwaka bwa gatatu ugashyiraho iyo copyright, ubwo YouTube bibona ko amategeko yayo n'amabwiriza utari kuyubahiriza neza, utari mu murongo w'abakozi bakorera YouTube, ikahita YouTube channel yawe iyisiba. Ibaze nk'aya mezi umaze ukoresha YouTube channel, imyaka umaze YouTube channel yawe yitaho, bakahita bikarangira bagusubiye YouTube channel kubera ubumenyi buke ufite kuri YouTube ku ma copyright ubitse kuri YouTube channel, utazi ukuntu baya-applyinga ngaveho, utazi ukuntu ushobora kuya cleaning akavaho video yawe ukayigumana na copyright iriho. Iyi video igiye kubigufashamo. Mbere ko dutangira, liking ino video kandi subscribe nimba utarayikanda, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Nje tugiye kubana ninjye IT Panda, naho YouTube channel ni PD Media. Kubashyashya mwiyumve mikaze mukande subscribe, tuzajya twigana buri munsi. Naho kubasangwa murabizi iyi video ni yanyu yo kubigisha, kubasobanurira ibijyanye na YouTube, cyane cyane kuba content creator. ni mwebwe mbambwira ikintu kijyanye na copyright, mutangire mu kigendere kure, mutangire mu creating ibintu byanyu kurusha uko wakoresha content z'abandi. Usibye na copyright, hari na strike bita reused content. Wakoresheje video z'abandi bakahita bagutera strike ya reused content, nayo iyo bayiguteye inshuro 3 channel yawe barayisiba. Mugomba gusoma zira community guidelines za YouTube nimba ushaka kuba umu YouTuber. Nzabakorera ka video gatoya kazisobanuraho zira community guidelines za YouTube n'uburyo ki utazica cyangwa se ngo utandukire ku byo YouTube iba yarategetse abantu bayo. Nkuko nabibabwiye mu bisobanuro rero, copyright ziri muri ayo moko atatu. Ubwoko bwa mbere ni ya copyright itaguteje ikibazo bitewe na nyir'ubwite, icyo yateganyije kuri copyright ye. Copyright y'ubwoko bwa kabiri twahita nka virusi itera indwara runaka. Virusi itera indwara runaka na urugero nka virusi itera sida, ntago aba ari sida yenyewe, aba ari virusi ugitera iyo sida. Uyu yifatiranye iyo copyright rero imeze nka virusi, ushobora kuyirimovinga kuri video yawe igasigara iri clean mu gihe itaraguteza ibibazo. Copyright y'ubwoko bwa gatatu rero ni ya copyright utabasha kugira ikintu editingaho, utabasha kugira ikindi kintu ukoraho usibye bino ngiye kukwereka. Reka tujye kuri YouTube channel yacu, kankiremo YouTube channel yanjye mbereka copyright nanjye uyu munsi nakiriye. Iyo copyright urebe nawe nimba warayakiriye. Iyo copyright ni cya gihe umuntu yafashe video yawe akahita yirega kuri YouTube akavuga ati ino video irimo amashusho yanjye. Hari n'undi ushobora kuba yarabisetinze gutyo akabisetinga kuri YouTube akavuga ati aya mashusho yanjye, iyi sura yanjye nimugira indi channel muyibonaho mazajye muhita mubatera strike. Sinyene ko hari undi muntu ukoresha video zanjye muri video ziwe, cyangwa se sinyene ko hari undi muntu ukoresha sound yanjye muri sound mu ma video yiwe, cyangwa se sinyene ko hari umuntu ukoresha indirimbo zanjye mu ma video yiwe. Barabisetinga hano kuri YouTube, nzabibereka. Nanjye ngiye kubisetinga kwa kundi abantu bafata ino content yanjye bakaya-uploadinga, ako nabonye byasenyera abantu benshi ama channel yabo. Ndabyihorera kuko n'ubundi
bino narabikoze kugira ngo twigane. Uraza hano kuri ino YouTube channel yawe, uhita ujya kuri YouTube studio, ujye kureba ni muri content zawe, ujye kureba content yaba ifite iyo copyright. Noneho uraza ukahita ukirika hano kuri content, bakazikwereka zose. Noneho ukaza ugakanda ahangaha, ukahita ujya hano handitse copyright. Ubwo tugiye kureba content ifite copyright. Noneho ujye kuko iyo copyright na receive uyu munsi, urabona nawe banyeretse ko na content ifite copyright. Turetse tugaruka kuri content, turebe noneho content yaba iriho ka kantu k'umutuku igaragaza ko ifite ikibazo. Dore urabona ko iyi copyright mfite ahangaha iri monetize. ino nshobora kuba monetize nkahemberwa video yanjye, ariko ifite ikibazo cy'iki cya copyright. Bamaye iminsi runaka yo kuba mu iki kibazo cy'iyi copyright natewe n'uyu muntu. Uhita ukora hehe rero? Tukora hano kuri uhita uyikirikaho ino copyright hano kuri aka kantu kafiteho ibibazo, ukahita ujya kuri more. Noneho ukajya guhandoringa icyo kibazo. Uko nabibabwiye rero, urabona ino video yanjye kuba monetize biri on, nshobora kwinjiza amafaranga, iri na public, ariko bari kumbwira ngo strike pending. Ni iminsi runaka bamaye, bakahita banera strike kuri YouTube channel yanjye. Izindi copyright nagiye ndisivinga ahangaha, iyo wageraga ahangaha bahitaga bakwereka ahantu ho kweditinga, bakakwereka igice runaka gifite ikibazo cya copyright, kuko video yose ntabwo ariko yaba ifite copyright. Bakakwereka ahantu runaka haba hari ikibazo cya copyright, bakakwereka ko gace nimba wagasibamo, cyangwa se nimba ari audio irimo ukayicenginga. Muri video iri bukurikireho ndahita mbereka uburyo ki iyo copyright izo zo mu bwoko bwa mbere ebyiri nababwiye bazihandoringa. Ariko nk'ingi ubona natewe na Niyitegeka Gracian, urabona ni copyright ni ya Niyitegeka Gracian. Harimo aka video kiwe arimo aragaragara, ndaje nkabereke. Yahise yandikira YouTube ababwira ko nakoresheje amashusho ye muri video zanjye zo kwigisha, abasaba ko ino video nayisiba. Nawe ushobora kuba ufite copyright nk'ingi rero, nyir'ubwite yari yandikiye YouTube akababwira ati sinshaka ko uyu muntu akoresha isura yanjye cyangwa se amashusho yanjye kuri video ziwe. Icyo gihe byihutirwa ubutegetswe kuyisiba, nta kindi kintu uba ugomba kuba wakora kuri video yawe. Dore akantu yandegeye n'ino video, urabona nari ndi kuri phone yanjye ndi kuri codinga, ku bw'umwaku hazamo n'amashusho yiwe ndi guscrollinga, niyo bahise banerera iyo strike. Nimba nawe ufite strike nk'ingi nyir'ubwite yarakureze, genda iyo video uhita uyisiba, nta kindi kintu wayikora. Baguhereza iminsi runaka yo kuba uyisibye iyo video. Mu gihe utayisibye bahita kukubita strike. Nimba wari uri monetize ukaba demonetize, ukazongera ugatangira bundi bushyashya. Reba igihe cyose rero umaze wirukanga kuri YouTube channel witegura uyigira neza, ugasanga ka video kamwe kaguteje ibibazo, birangiye ubuze na YouTube channel yawe. Nimba rero ufite strike nk'iyi na itaranaba strike ariko ikiri copyright, nimba uyifite kuri YouTube channel yawe, genda uyikureho mu maguru mashya, bitazarangira bakwimye monetize, cyangwa se waba uri monetize bamara kugutera strike iminsi baguhaye irengeje. Urabona ko strike iri pending. Uraza ukahita ukanda ahangaha rero, ukahita ujya kuri delete, ukayideletinga permanent. Nta kindi kintu uba wayikoraho usibye kuyideletinga, ikakuvira kuri YouTube channel no iguteza ibibazo. Ushobora kubanza ukayidownloadinga mbere kuyisiba, noneho harimo akabazo ukagenda ukahakatamo ukongera ukayauploadinga. Genda rero muri video zawe ubona video ishobora kuguteza ikibazo, uyisibe mu maguru mashya utazabura monetize. Thank you so much, kanze mbigisha ibindi.